Ndayishimiye Alexis ni umusore w'imyaka 26 afite ubumuga bw'amaso, ubuhumyi. Abayeho mu buzima bugoye cyane dore ko arara mu ishuri wenyine, nagira umwitaho muri iryo shuri. Ndayishimiye Alexis utuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, akagari ka Kigarama. Uru Rwanda rw'ejo hazaza ari we Ndayishimiye Alexis udafite kivugira, yisanze mu kigo cy'imfubyi Butare nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma hakaza kwemezwa ko umwana wese ajyanwa mu muryango, ariko we yisanga nta muntu w'iwabo n'umwe azi. Ndayishimiye agaragaza ko akiri muto mu gihe bamuhaga umubyeyi ugomba kumurera. Yagiye ahura n'ingorane nyinshi zo gutotezwa, ariko agakomeza kwihangana. Ibyo byose byamubayeho mu gihe yari muzima atarahuma, ndetse n'iyacitse intege akomeza amashuri agera mu mwaka 3 w'amashuri yisumbuye, kugeza ubwo mu rugo yabagamo rwajemo amakimbirane. Umugabo n'umugore baratandukana. Umugabo abwira umwana ko agomba kujyana n'umugore, akawamugani ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera. Wa mushinga wamufashaga kwiga urahagarara, bimuviramo ingaruka zo guhagarika amashuri kuko nta muntu yari afite wo kumufasha kwiga. Birumvikana uko ubuzima bwahise bugenda. Yahagaritse ishuri ajya gushaka ubuzima kuko nta kundi kubaho yari afite. Yashatse ibyo kurya, ashaka akazi, ashaka imibereho, ararwana, akora ibishoboka byose, arwana n'ubuzima. Urugendo rwe rwo guhuma rwatangiye mu mwaka w'2017 ubwo yari abonye ikiraka, ariko akaza guhura n'umwe mu bakozi bakoraga muri Kigali Serena Hotel, kuko aribo bari batsindiye isoko ryo kugaburira abayobozi bari muri Camp Kigali. Umukozi udafite umutima wa kimuntu mu gihe yamusabaga ibyo kurya kuko yari ashonje cyane, dore ko naho yari afite yerekeza ngo aze kubona ifunguro. Aho kumuha ibikwiye kunywebwa, akamuha ibintu birimo acide byamuviriyemo uburwayi bwamuteye guhuma. Nk'umwana udafite kivugira ntiyabashije guhabwa ubutabera, byibuze babashe gukurikirana uwo muntu, dore ko byari bikwiriye koko. Uwo muntu ufite umutima wa kinyamaswa, usabwa umugati agatanga ibuye, yasabwa ifi agatanga scorpio, yasabwa ibyo kunywa agatanga acide. Reka twumve Ndayishimiye Alexis mwijwi. Ndayishimiye Alexis ndi umusore wagize ikibazo cyo kumugara amaso, nkaba nari maze imyaka 2 n'amezi. Rero iki kibazo cyambayeho mbere nyuma, ariko mbere ho nararebaga. Naje kuvukira ku kigo cy'imfubyi, niho naje kwisanga muri Konserina aho Butare. Ndagenda ndahaba, leta yaje kugezaho ikajya ivuga ati abana bazajya bajya kurerwa. Nza kugezamo mva mu kigo cy'imfubyi, ndagenda mfatwa n'umubyeyi ajya kundera Butare. Arangije nyine urumva uburyo nabayeho ntabwo byari bishimishije cyane, ku buryo nakoraga imirimo nyine itajyanye nuko nyine nanganaga. Ubwo igihe kiza kugera, kubera ko nari aza kumfata, arambwira ati noneho njyewe ndashaka kugira ngo nzaguhereze umusaza akuzana i Kigali. Hari umusaza wari uri hano Nyakabanda, Cafe Nyakabanda, yari afite ikigo, anzanayo ndaza ndahaba. Maze kuhaba nuko igihe kiza kugera, nagiye mu ishuri niga hano kwa Busunzu primaire, ndazamuka ndagera Turokome. Noneho aho ngaho naje kugezaho ngera n'amahirwe mbona umushinga, ariko umushinga sitwaza gukomezanya.
nuko ubwo nari ngeze Torokome rero wa musaza yaje gusa nkaho atumva kimwe no mu mama bari kumwe, umugore wiwe bijyanye n'abana bagezeho baragabana, barambwira ati noneho ngaho genda usange nyine umugore. Njyewe ndagenda nkurikira umugore, maze kumukurikira aza kugeza ahita ajya i Bugande, nanjye nkomeza kubana n'abana biwe, nuko dukomeza twishakishiriza igihe kiza kugera aje kugaruka, turavuga ati noneho tugende tujya kubana hano mu Gitega. Ariko nanjye ubwo kubana mu Gitega ngeze Torokome naje guhita nabwo naje kugeza Kanombe mpakora nkorera umusore nyine yajyaga ajya hanze nkamusigarira ku rugo, ndahava. Ubwo nibwo nagarutse tubana mu Gitega turahaba tumaze kuhaba mpita mpabonera n'akazi muri Kigali, maze kuhabonera akazi muri Kigali. Ubwo ariko wumve ngo nyine Torokome nari maze ishuri nari maze kurisoza kuko umushinga twari tumaze kujya gutandukana, nanjye mbona nta handi nzakura ubushobozi. Njye rero nta babyeyi nagiraga, nta epfo na ruguru, wumve ngo sinari nzi umuryango wanjye uwo ari we. Ubwo nibwo igihe cyaje kugera maze gukabona muri Kigali nza kuhakorera ndahakorera. Ubwo noneho igihe kiza kugera haza kuzamo abakozi bo muri Serena, bamaze kuzamo baraza. Ubwo noneho kuko aribo bari batsindiyemo isoko ryo kugaburira abayobozi bari baje kuhakorera inama, nuko umusore umwe nibwo yaje, nagiye ndahamusanga, bagenzi banjye bamaze kurya ibyasigaye kuko bari bamaze kwarura abayobozi, natwe tumaze kurya nyine. Ubwo nanjye maze kwarura mpita mbona wa musore yari afite ikibido, ndamubaza se wamaye icyo kunywa? Arambwira ati hera kuri kiriya. Mfata icupa ryari rihari ririmo amazi asa nk'umutuku, noneho ndangije ndafata kubera n'inzara twabaga dufite n'inyota, ubwo twatahiraga rimwe saa 11, ntabwo twaryaga ku manywa. Ishyira ku munwa, nkimara gushyira ku munwa ndajundika, numva nyine binyuze mu mutwe, bimwe ndamira biramanuka, ibindi ndacira, nuko noneho numva ndazongereye. Umuntu ntagiye kumushakisha kuko nari maze kuzanzamuka, mushakishije ndamubura. Ubwo nanjye rero aho nari ndaho ngaho nibwo natangiye kugenda nzanzamuka gahoro, nitasubira mu kazi. Subiye mu kazi ubwo tubona ikiraka nimugoroba, njye n'undi musekirite wo muri Kiste turakora cyo koza itapi nyine n'imashini turakora. Naza superviseur wanjye arambwira ati ariko ejo ntuzaze gukora. Se kubera iki? Ngo oya ngo nkwaye akaruhuko. Ndamwiyorera ndagenda kuko nditahira. Umugoroba ugeze sezera abapolisi kuko bari baharinda nyine batwatse ibyangombwa kuri gate, basezera ndataha. Nkigera mu rugo nibwo naje kugezaho ndafatwa. Mu gitondo binanira kubyuka, ubwo narabyutse ariko nkasa nkaho ndebaho gake nk'umuntu uri mu bitotsi, mpita ngira gute ngaruka mu nzu ndaryama, ntangira kuruka ndaruka cyane. Ubwo naje kujya Rwamara ku kigo nderabuzima, batangira kumbaza ibyo ari byo, ndabasobanurira ati namwe ibi bintu sinzi. Nuko ubwo nibwo bahise bambwira ati noneho nibikomeza gukomera cyane kuko tubona umeze nabi, uze kujya gute turebe ko hatarasiferi noneho ugese yashika. Baje kuyiduha. Ubwo bimaze gukomera nibwo twese duhamagara ambulance. Njye naho gate rero ndenda gupfa rwose mu ntabariza. Uwo mama twarabanaga ngaho, mpita ngira gutya arantabariza. Ambulance iraza banira serumu, amaraso yari yavuze nenda gupfa. Numve ngo nta muntu nari mfite wo kunyitaho undi usibye nyine uwo mubyeyi ni wari uhari. Nuko igihe kiza kugera ubwo ndise yashika, ubwo nyine bankora dialyse banyungura amaraso hano mu itako, irarangira mpita njya mu bandi nyine barwayi njya kurwarizwamo, kandi ibintu byakomeye koko ntatakireba. Rero njyewe ku ruhande rwanjye birambabaza cyane bikanera n'agahinda. Naje kugezaho numva birandenze, ndabasemana kuki ubu buzima bumbayeho kandi uzi yuko nta babyeyi ngira, nta epfo na ruguru, nta shinge nta rugero. Ubu koko nzabigira gute? None ubwo nibwo naje kugera gutya, tuza kuvamo turataha tugera mu rugo, ubuzima burangomerana. Wa mubyeyi nawe twari kumwe aza kubona yuko ibintu bikomeye, yajya atekereza ukuntu noneho
njyewe ubwanjye nta muntu ufite wenda azabibwira akumva nawe biramugoye, yatekereza no kuntu wenda n'umugabo we nawe batandukanye akumva nawe biramugoye. Noneho njyewe nta kindi kintu nahisemo kuvuga ngo Imana ni wowe uri mu biganza byanjye. Numva agahinda karanyishe, aho narindi nyine ndaturika ndarira ndyamye. Umubyeyi nawe rero aza kugeza aravuga ati rero njye gusubira i Bugande. Yaragiye kuko amaze kujya i Bugande, abati rero njye ninza nzatangira gute mwirukana rwose, sinzi uko uzabigenza, uzagende ubuyobozi buzajya gute uzabigufasha. Ndaho ku karago niko nzongera, mbega no kuvuga ngo nta ikintu cyo kurya wapi, umve ngo nyine nta bushobozi, amafaranga yari yadushizeho birandenga cyane. Noneho haje kuzamo umubyeyi, niwe waje kuzamo aho ngaho duturanye, aza kugira ngo duturane, akazajya ngaburira akampa igikoma, mbaho ngaho ku karago. Noneho numva ntangiye gutora urutege. Akimara kuza koko nk'uko yakabivuze, nibwo nahise ngira gute, yahise anyirukana ndagenda. Ndabase Imana nzabaye koko, ntangira nyine kwiruka hose, njya mu buyobozi, nkarara hanze, nkagira gute, nabo bakanga ati nta hantu dufite twahita tugushyira ubu nonaha. Nuko birandenga nyine, ubuzima burangora. Nyuma naje gutekereza kwa kundi Imana nyine ibwira umuntu ikamwongorera. Nza gutekereza, numva ko hari umusore narinzi, njya kumureba hano ku rusengero, arangije ahita anjyana iwe. Ati ngiye kuza kujyana ku ishuri, noneho numara kujya ku ishuri Masaka wowe nibura. Icyo gihe wari warahumye, icyo gihe ku ishuri waramaze guhuma. Noneho arambwira ati numara kugenda nibura wenda Imana izakurwanaho, nugira n'umugiraneza uzagufasha ukabona icyo kurya cyangwa icyo kwambara, uzakomeza ubeho kandi ndabizi yuko Imana izagushyigikira. Nuko nanjye aho narindi. Ubu ngubu wiga mu makangahe, ugeze mu makangahe mu gihe wari umaze guhuma kujyanye i Masaka, wiga mu makangahe? Njyewe na ubundi nkireba nari naragarukiye mu 3 segonderi, ariko ngiye i Masaka ho ni ahantu batangirira kugira ngo babanze bakumenyereze burayi, umenye kuyisoma, umenye no kuyandika, warangiza ukigayo n'inuza nyine n'imirimo yaho, gukora uturima tw'igikoni, kuba wabagara nyine cyangwa tugahinga. Bafite imirimo nyine badukoresha kugira ngo dutinyuke nyine ubu buzima, situkomeze kwiheba no kwigunga. Nuko iyo umaze kubirangiza nibwo bahita baguhereza iki, bahita bakubwira ati noneho wowe uzashaka ukuntu uzashaka umuterankunga n'iki ubashe kujya gute kuzajya kwiga mu bigo nyine bifite imyuga. Nuko ubuzima bwanjye rero maze kuhasoza, ndaza ndagaruka, nongera njya muri bya bibazo. Sinari mfite ahantu mpita njya kwikinga, nta muntu nari mfite ndi busange, nta mubyeyi, nta muvandimwe. Nuko birangora nyine, birambabaza cyane, nkajya mpora n'agahinda. Ariko ubu ngubu nyine tuvugana nibura kubera yuko nabashije kujya kwiga i Masaka, hari akantu kamaze kugabanyukaho k'umusonga, nibura mbasha kugira gute kuvuga nti uko biri kose ndabizi ko Imana ishyigikiye, nta ikizacamo kandi ndabizi ko Imana izakomeza kundinda. Ubwo buzima nibwo naje kunyuramo, ndakomeza nyine ndaza, nibwo naje kongera mbibwira ubuyobozi n'iki. Ubuyobozi burambwira ati tubaye tugushyizemo hariya, tubufashe amezi aya n'aya, ati noneho tuzarebe ko tuzagushyira hehe kuri urutonde rw'abazagera. Bagushize hehe? Nibwo bahise nyine barambwiye tuzagenda ushakishe inzu zabamo. Noneho njyewe kuyishakisha nanjye ntabwo nari nishoboye, kuko naragendaga nkumva ndarushye bingoye, sinari kubona n'ahantu nagera gute. Uwo nageraga gutya, niba mbonye udufaranga nayamuha akayirira nk'umukomisiyoneri, nkashakisha inzu, umutwe urashya. Nuko nyuma nibwo naje kubona uno mubyeyi w'umupasiteri nyine baza kunshyiramo hano mu ishuri, ndabatereka mbe nikinzemo hano nibura iminsi uvuga ngo umupasiteri niwo waguhaye ino shuri kugira ngo uribemo, ntabwo ari ubuyobozi? Ubuyobozi bwo bwari bwishyuye amafaranga, buyahereza noneho nyine buyahereza hano kwa pasiteri. Ariko inzu bari kumpa baje kugera gutya nyine barambwira ati hari umuntu wari urimo wari wagiyemo, ariko ubuyobozi bwo byatewe nuko bwatinze guhita buyamuha. Uvuga ngo ubuyobozi bwamwemerera amafaranga ariko ntibwayamuha? Bwatinda kuyamuha. Noneho uwo mwana w'umukobwa ucumbitse mu nzu yabo
ni mwene wabo ahita ajyamo, agiyemo rero biba ikibazo, aho bayamuhereye nabo urukundo ari bungenze, kandi n'indimo mutakambira ko nta hantu mfite ho kuba, ahita afata rero nzanamo hano mu ishuri, ndabatereka mbe nta kibazo ndimo hano, nuko mbe niryamiyemo hano nta kintu. Nyuma y'uko se ubuyobozi bukwishyuriye ukwezi kumwe na kundi kugaruka ngo ukurikirane mu buzima bubayemo, nta kindi kintu byagenze bite nyuma y'uko ubuyobozi bukwishyuriye ukwezi kumwe? Baje gusa kunsura, baza kureba nyine koko ndimo mu iyo nzu, amafaranga bataba barayatangiye ubusa, baraza basanga koko ndimo, ariko nyine ndangije nuko babonaga ko nta kindi cyo kurya mfite, ntaki, ntirinda kugira ibintu byinshi mbabwira, ndabihorera kuko nyine nayo mbizi yuko n'ubundi Imana ariyo. Mu buzima bwo kurya urya ute, ubayeho ute, ubona gute icyo kurya, ese bigenda bite? Ubuzima bwo kurya bwanjye ni ukuvuga ngo nyine iyo mbonye umuvandimwe cyakora ukabona nk'umwana araje aramfashe, ubwo ntitujya kurya mu rugo, akantwara akangezayo, nkagenda nkarya nkongera nkagaruka nkiryamira, ubwo buzima nyine umuntu aba arimo. Ubuyobozi se ububwira uburyo ubayeho bijyanye no kuba wabona icyo kurya, ubujyanye no kubona aho waba handi mu buzima busanzwe, uri mu cyiciro cya kangahe, ese ufite mituweli cyangwa ntawe ufite? Njye mituweli ndi mu cyiciro cya mbere, mituweli leta irayindihira, ariko mbe ngo nyine ibyo byo kurya byo ntabibabwiye, nta kintu babivuzeho, yewe mbabwiye ko nta n'icyo kurya mu mfite, n'ibi ngibi ntabagira neza, ni abana twiganaga nibo baje babingurira, babasha kubishyiraho. Ndayishimiye mu marira menshi yagize ati, nagiye negera ubuyobozi butandukanye ariko ntihagira ikintu na kimwe bansubiza. None ikintu nifuza mu buzima bwanjye, ndifuza kwiga. Muri iki gihe amashuri agiye gutangira, none ndasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dutuye iki gihugu turi abantu benshi kandi ndabizi ko muri abanyamutima, basaba ko mwamfasha nanjye nkajya kwiga, kuko hagaragara ibigo byinshi bitandukanye by'abafite ubumuga. Mumfashe mbashe kwiga Braille hamwe n'umwuga, menye gusoma, menye no kugira ikintu nkora, niyo nakwiga gukoropa, niyo nakwiga kuboha, ibyo byose byamfasha. Aho yakomeje avuga yuko mu buzima baho agumye yizengurukaho akabura igisubizo, kandi ko adashaka kubaho asabiriza. Akaba asaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abafite umutima ukunda, bafite umutima wumva, bafite umutima ugira impuhwe, ko bamufasha agakomeza amashuri ye, dore ko arangije ikiburamwaka aho yigaga gusoma no kwandika akoresheje inyandiko zabo, cyangwa se asoma igitabo cyitwa Braille. Akaba avuga yuko hari ibigo bitandukanye byigisha abantu imyuga, abafite ubumuga butandukanye, by'umwihariko we akaba yumva yakwiga kuboha cyangwa se kwiga kuba yakora undi mwuga, ariko ibyo byose bikamurinda gusabiriza, kuko we mu buzima bwe akomeza kwizengurukaho akabura igisubizo. Mu magambo ye yakomeje avuga ko ahantu bamurangiye ashobora gukomereza kwiga amashuri ye ari Gisenyi, bakaba bishyura amafaranga y'ishuri angana n'ibihumbi 80 ku gihembwe, kuko i Masaka yarangirije ikiburamwaka cyo kumenya gukoresha inyandiko y'abafite ubumuga bwo kutabona Braille. Kandi Ndayishimiye akomeza asaba ubuyobozi ko bwamufasha kubona aho aba, kuko nta hantu afite azerekeza mu gihe amashuri azafungurwa. Uyu musore mu mbaraga ze nke abasha kwikorera ibintu byose, dore ko adafite uwo yatuma. Abasha kwikorera isuku mu nzu, abasha gusasa, abasha gukora buri kintu cyose gishoboka mu buzima bw'umuntu akenera. Akabarizwa mu cyiciro cya mbere, ariko akababazwa nuko ubufasha akwiye guhabwa butamugeraho nk'uko abandi babuhabwa, kuba yabona haba nagumye kwitwa inzererezi. Yanjye nkajya nterezamo neza, ubwo urabona
nkajyana koga, ubwo nkahita sasa neza, narangiza gusasa ubwo nkahita njya muri dushe ubundi, cyane cyane iyo byagiye nkunda ibintu by'isuku, n'utuntu dukoresho nyine two kwifashisha tw'isuku nahangaha mba natubitse, n'isabune, agakorogate n'akaroso wenda ko kugira mu mutwe mba nabisize hano. Ubuyobozi ni ukuvuga ngo nagiye ndabubwira batandukanye bose nagiye mbageraho, nuko ntihagire ikintu bagera gute babinsubizaho, ariko njye ku bwanjye njye ubu ngubu ikintu nifuza mu buzima bwanjye, ndumva nibura uko amashuri agiye gutangira kandi nanjye sindamenya icyerekezo cyanjye, ariko ikintu nasaba abaturage b'abanyarwandakazi dutuye iki gihugu turi abantu benshi kandi bose ndabizi yuko muri abanyamutima, rero ndasabye kandi ingenzi hazagire ubufasha bwanyu, nibwo nkeneye, nta n'ikindi kintu nshobora kugera gute kuba nababwira ati mumfashe nanjye kugira ngo ngere gute mbone nibura nakwikura aha hantu mbashe kujya kwiga. Hari ibigo bitandukanye bifite imyuga by'abamugaye, nagenda nanjye nkiga burayi, nkiga ubudozi, hari aho biga gukora inkweto, mbega ibinuza imyuga myinshi itandukanye, nanjye nkazibeshaho nkazabasha kubona ikinteza imbere. Ariko cyane cyane mu bintu bimpangayikishije gukomeza nizengurukaho nta hantu mfite ho kuba, basi ni ukuri. Ku Gisenyi icyo kigo biga babayo, ubwo mperuka byari 80,000 niyo bishyuraga ku gihembwe, bahiga amezi 3. Ubwo rero nkavuga nti ntabwo yo ngayo yaba ari menshi cyane, bitewe n'umutima w'umuntu, mwebwe ubwanyu muba mufite ukuntu mubigenza kandi Imana ikabashyigikira, yabibafashamo kandi mwabishobora. Kugeza ubu tuvugana nta kintu gihari kindi kidasanzwe sibyo nk'umutekano gusa, icyo nzi cyo nta muntu wenda wamuhotera, ariko icyo nzi cyo ni uko kuvuga ngo nyine kurya ndimenya, kwambara nkimenya, mbega umujyaneza wese niwe icyo kwambara cyangwa kurya, nubwo ubuzima nibero gutya. Hari aho nakubwiye hari tubiri tuba twegeranye tuba ari ba noneho utungutu udutandukanye, hari aho tugera tukakabonamo nkaka, ubundi twigiraga ku tuntu tubaho turimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tukaba dusaba twinginga ufite umutima wo gufasha uyu mwana kugira ngo nawe akomeze kwiga, yanyura kuri nimero za telefone ze yatangaje cyangwa ukaduhamagara tukamukugezaho. Wareba nimero ziri munsi aho ngaho, hanyuma ukabasha kuduhamagara tukakugeza kuri Ndayishimiye, ukagira icyo wakora. Umuhanga niwe wavuze ngo kora icyo ubashije uyu munsi, kuko ibyejo bifite undi uzabikora. Rero kora uyu munsi icyo ufite mu ntoki none ahangaha cyangwa umufuka wawe, ufashe uyu mwana w'umusore abashe nawe kujya kwiga nk'abandi bana, abashe kugira ubuzima bwiza. Ibyo udashoboye hari undi nawe uzabikora, cyangwa ibyo uteganya kuzakora ubutaha hari undi nawe bigenewe uzabikora. Imana ubaha umugisha. Ku giti cyanjye jewe ndasaba umuntu wese ushobora kuba nyumva akakamwanya, akaba abona ko dushobora kuba turi muri famiye imwe, uwo mu muryango wanjye. Njye ubwanjye nisanze ndi umwana kandi nisanga muri konseri naho ngaho naje kusa nkaho menye ubwenge, nisanga naritwaga Gacabutereza. Iryo zina nkaba neganya yuko uwo muntu waba urizi yanareba n'isura yanjye akabona wenda hari ukuntu yaranzi, ashobora kugera gute kwifashisha wa murongo natanze haruguru, akaba yamamagara tukavugana. Kandi ikindi gihari
nkaba ubwanjye nkimara kugira gute kumenya ko iryo zina ariko ryitwa, naje nanjye guhindura izina nyuma ngiye gufata irangamuntu, ngiye no kubatizwa, birangira rero mpinduye izina ryo naje kwitwa Ndayishimiye Alex. Umuntu waba nzi rero bitewe n'isura mbonana yabasha kugira gute kumvugisha, akabasha kugira gute kumbwira kwanza.